kano kanya ruhutse umutima witse maze wihangane wibaze ku kuri kwawe gusa bimwuzi byitwa ko ari ibanga rinini ufite mu icumbi aho kure mu bubiko bw'umutima wawe. Ni iki wumva cyawushimisha mu biragano byose byabaye ku isi? Iki nicyo kiragano cya mbere cyambaye ikinyoma simusiga ku cyitwa ibyishimo n'amarangamutima y'abantu. Ni ikihe kiragano cyabayeho aho umuntu abyuka agaha isi yose uburenganzira bwo gusura no kumenya ibiberewe mu buzima bwe bwa buri munsi? Aho rero bibera kangaratete, si byose bitangazwa. Cya gice cy'imbere indani ahari amabanga akomeye, imitima ihishe, aho ni inyuma y'utwuma duto dufata amashusho n'amajwi y'ibyo ba nyir'ukumurikira isi ubuzima bwabo babayemo, bahitamo kwitangariza bo ubwabo, aho wenda mu gicuku cyangwa se wenda hari n'umucyo ariko nta wabimenya, kuko hari impamvu bahitamo gutangaza bimwe ibindi bakabireka. Bahitamo ibyo bifuza ku isi imenya, ariko igice runaka kigahishwa inyuma. Bamwe mu bari ku isi igikuba kigacika, bati bariya nibo banyabyishimo ba mbere, naho twe twararenganye. Nyamara batazi ko ibyo berekwa ari ibyavanguwe, bisa n'ibishashagirana bitatse zahabu. Munsi yabyo hari ibisa n'umwanda w'ingurube. Ni gake kandi ni n'abahanga babasha gutahura kumva ibintu nk'ibyo. Hari urugero rw'inkuru mpamo y'umugabo n'umugore bamamaye cyane mu bijyanye no gusakaza ubuzima bwabo bwite bwa buri munsi, babusangiza ababakurikira. Ninde waba utaramenye iyi nkuru ya Christopher Watts na Shannon Watts? Aba bari bafitanye abana babiri b'abakobwa kandi bitegura no kwibaruka. Aba bakurikiraga bose bavugaga ko ari mwe mu rugo ruhiriwe rwishimye, bati happy family, happy family. Nyamara bidateye kabiri, ntibyari na kera nyuma yo gusangiza abakunzi babo bimwe mu biganiro batambutsaga, nubwo hari uruntu ariko bagakomeza kwereka isi ko bishimye. Byarabaye umugabo Christopher Watts yiyemeza gutsemba icyitwa umugore we n'abana be, urugo rwe rwose ararurimbura, arurambika hasi. Wenda wanakumva yarabishe byoroheje, oya, yahonyoye nk'uhonyora inyamaswa z'inkazi zari zimuzengereje cyangwa se zari zimurambiye yumva atazishaka. Nyamara we yari yareretse isi ko ari bo bantu bamuhaga ibyishimo kurenza abandi bose. Yafashe umugore we wari ukuriwe habura iminsi barirwa ku ntoki ngo abyare, aramunigagura, aramukandagura mpaka yize umwuka we n'umwana yari atwite. Ibyo kandi yabikoraga udukobwa twe duto turaho tumureba, nko kubabwira ati nimurebe urwo ngiye kubamba nyoko. Nkaho bidahagije, arabafata nabo abambukana ibirometero byinshi, abajyana mu bigunguru bya rutura bibikwamo amaesanse, maze yitegereza ibipakiye kuruta ibindi, abajugunyamo, arapfundikira, abana baba umuyonguko. Iyi nkuru mpamo yabaye bitanari kera cyane, kuwa 13 z'ukwa munani mu 2018, ejo bundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo nawe ubwaho kakanya wakwandika amazina yabo yombi muri Google, wabona byinshi birambuye kuri iyo nkuru. Waruzi cyabaye nyuma yaho? Abafana batangiye kugira ubwoba bw'ikinyoma cy'ibyishimo, ikinyoma cy'uko abenshi babeshya isi ko bishimye kurusha abandi, ikinyoma cy'ubwo buzima akenshi usanga nyirabwo yerekana ku karubanda ko nta cyashya kiburimo, kandi mu by'ukuri imbere, deep inside, imbere indani ari akangaratete. Kije, ikaze, bienvenue, welcome to the BGU space. Nge uguha ikaze, ndi Benita Giraneza Uwera. Humiriza gato, utere intambwe imwe yonyine, maze uze dusangire ibitambutswa aha. Ngwino noneho twinjira imbere indani. Uyu munsi imbere indani turasura icyumba nimero ya mbere cy'inzu buri muntu wese yubakiwe agahabwa n'imfunguzo zayo. Buri wese ku nzu ye bwite afite, abishatse yakwagura icyo cyumba akakigira kinini bitewe n'uko abyifuza cyangwa abishaka, cyangwa akakigira gato cyane ariko
nabwo byaba ari amahitamo ye bwite. Mu nzu ya buri wese ahava akagera hari utwumba n'ibyumba, bitandukanira gusa ku cyemezo cy'umuntu bwite. Uyu munsi nk'uko maze kubivuga, turibanda cyane ku cyumba kimwe gusa giteje inkeke ku batuye isi hafi ya bose, kitavugwaho rumwe n'ab'iki kinyejana yewe n'abakibanjirije, icyumba cy'ibyishimo. Mu by'ukuri ninde wishimye kuri iyi si? Mu kuri ninde ufite iki cyumba mu nzu ye Kigali? Muhawe ikaze nanone mu byumba by'ab'iki kiragano, by'umwihariko mu cyumba cyihariye cy'ibyishimo. Ninde muntu utekereza ko yaba yishimye ku isi kukurusha? Ufite amafaranga y'umurengera, ufite ubutunzi bw'izahabu na diyama, amashyo n'imikumbi, icyamamare ku isi, uzwi nk'umukene, umwe mu isengesho dawe uri mu ijuru ku murongo ugira uti ifunguro ridutunga uriduhe none, aba yumva ko ari we rireba kuko adafite imisago y'ejo. Umwe se noneho unaburara akazategereza ejo. Umwe se ubona yambara akabona amafunguro y'uwo munsi kandi agahorana icyizere ko n'ejo ariko bizaguma. Ninde mu by'ukuri wumva ko yishimye muri iyi si nyuma yawe? Justin Bieber ni umuntu uzwi n'abatari bake b'iki kiragano. Mu bihe byagiye bitambuka, uyu abamukundaga ndetse bakinamukunda n'ubu bagiye basobanura ukuntu yari umusore mwiza, utohagiye, wambara neza, ukunzwe n'abakobwa benshi, uririmba neza, akageza ku marangamutima y'abafana be. Justin Bieber birumvikana ko mu magana y'abakobwa bamushakaga atari kubura uwo yifuza, ariko yahisemo umwe rukumbi, Hailey Bieber. Uyu yatanze ishusho nyayo y'umuntu bamwe bashobora kwita uwahiriwe kandi wishimye mu buzima bwe bwose. Nyamara ubwe yivugiye ko mu gihe isi yabonaga ari we muntu wishimye kuruta abandi, we yumvaga babaye kurusha abandi. Ko bari bashinzwe kumurinda bahoraga bajya kureba niba atariherera ngo yivane mu buzima. Yavuze ko byabaye ngombwa hakajya harangazwa icyumba cye kugira ngo abamurindaga ibisambo n'abagizi ba nabi none haba ari we barinda kwigirira nabi. Mu bukwe bwe bw'agatangaza bwabaye nk'igikorwa cy'indashyikirwa yari akoze, yagaragaje ko yari anezerewe cyane nk'abandi bose bakora amakwe. Nyamara yatangajwe karembejwe n'indwara y'agahinda gakabije cyangwa se kubura ibyishimo, nubwo hatamenyekanye neza icyamuteraga ku gahinda gakabije. Tuve kuri ubu, mu ntonde zikorwa buri mwaka hatangazwa abahiga abandi mu gutunga indiri y'amafaranga. Muri abo ntihajya haburamo uwitwa Bill Gates. Nyamara umwe mu bakozi be yigeze gutangaza ko bo barangizaga akazi kabo bakitahira, hanyuma bagasubirayo mu gitondo bagasanga hari umuntu wubitse umutwe ku meza usa n'unaniwe bihambaye, atanyeganyega na gato. Akenshi babaga bagiye guhamagaza polisi ngo izifate icyo gisambo, bagatungurwa no gusanga ari boss wabo Gates. Ngo byageraga naho ataha yenda guhirima bakamurandata ngo nibura ajye kwege ku musaya. Byagoraga uyu mukire cyane kubaho mu buzima bw'abantu busanzwe bwo kugira igihe cyo gukora, akamenya ko ari ugukora, akamenya ko hari n'igihe cyo kuruhuka akaruhuka. Kandi birumvikana neza ko ibyo kuri we bitamuzaniraga ibyishimo na busa. Nubwo kandi Gates ari icyitegererezo mu bagabo babahirwe ku isi, ntibikuraho ko ari umwe nanone mu bahora bataka ibibazo bimwugarije, kugeza nubwo harimo n'ibyamuviriyemo gusenya urugo rwe n'uwitwa Melinda Gates bari bamara imyaka 27 yose. Izi ngero zishobora kuba wenda ari nkeya kubw'umwanya dufite, ariko hari ingero nyinshi z'abahanzi, abakinnyi b'amafilime, ibyamamare, abantu benshi batandukanye, abantu batekereza kandi bakibeshya ko bishimye kurenza abandi kuko wenda bafite agatubutse cyangwa se wenda kuko bafite ubuzima bwihariye n'ibikorwa n'ibigwi bubatse, ariko nyamara bo ubwabo bakitangariza ko bababaye cyane, bagiye bahura ndetse n'agahinda kugeza ubwo bashatse no kwiyambura ubuzima. Ni kenshi abantu bitiranya ko kuba umuntu ari igihangange cyangwa se afite ibyo yaronse mu buzima bivuze ko afite ibyishimo birambye cyangwa se bihamye. Uyu munsi ndagusezeranya uraza gusoza iki kiganiro wahinduye imyumvire yawe. Reka dusubire ku bantu muri rusange.
kuva umuntu avutse akimenya ubwenge atangira kugira ibyitwa ibyifuzo, ari byo ahanini bikunze guhangana n'ibyishimo byacu. Iyo ukimara kumenya ubwenge ukiri akana gato, utangira gusaba ababyeyi bawe bimwe mu bikinisho ukunda, akenshi uba wabonanye abandi bana. Akenshi ibyo bikinisho ukunze kuba utarunanabizi, utazi no kubikoresha, ariko kuko wabibonanye kanaka ugatangira kumva nawe ubishatse. Nyamara iyo ukomeje gushyira igitutu ku babyeyi bawe, barabikugurira kandi ukishima rwose. Igitangaje nyuma yaho, ibyo byishimo ntibiramba atari uko bakwambaye bya bikinisho wari ufite, ahubwo ikibazo aba ari iki gihe gusa. Ukumva ubwawe uranabirambiwe n'ugishaka kubikoresha kubw'impamvu zitandukanye, harimo no kuba wabonye ibindi bishya wumva babisimbuza. Uko ugenda ukura utangira kwiga, ugatangira kugira ibyifuzo byo kujya uba uwa mbere, ugaca kuri runaka. Nyamara niyo wamuba uharana ibyifuzo birenze ibyo, ukumva wifuza kugera mu cyiciro kirenzeho, ukajya mu yisumbuye, ugahora wifuza kujya muri kaminuza, ukayirangiza nabwo watangiye kumva wifuza kujya muri masters. Ubwo ni ku yindi mishinga y'ibyifuzo bipakiye aho, mbese ipima amatoni. Bya byifuzo byo kugira umukunzi n'amafaranga ibikurwaniramo, wumva amajwi ari menshi ati shaka ariko n'amafaranga, shaka n'umukunzi ariko. Ubundi washatse umugore ko na runaka yashatse kandi ubona ko ari mu munyenga mu rukundo. Ese ubundi wowe uzagura imodoka nziza nka Claude Giki? Ubundi usuzubaka inzu y'umutamenwa nk'iya Joseph bigenze bite? Umwana wa Eric yiga mu kigo gihenze, nanjye ngomba kuzajyana iwanjye. Aha, abandi bagabo bafite abana bazi ubwenge, nanjye ndashaka ko uwanjye akuraba uwa mbere. Yesu we, hari abakobwa disi beza babaye aba Miss nka ba Naomi n'abandi. Nanjye ndumva ngomba kuba Miss pe. Sinshaka ko umukobwa wanjye azatwara inda, ndashaka ko azanyambika urugori nk'uko Margarita yarwambaye, n'ibitabo ibyo nzaniyahura cyangwa namwice. Ese njyewe nzagira utwuzukuru nka Mugabe igihe ki? Abandi babaye abaperezida baba n'abaminisitiri, njyewe se ubu ngubu koko ni iki nakora ngo nanjye ndonke icyo cyubahiro? Ikibabaje ariko ni uko na nyuma yo kubona ibyo byifuzo turishima n'ibyo, tukishima cyane, ariko ntituramba n'ibyishimo, kuko ibi bifatwa nk'ibyifuzo byo bihora byiteguye kubyara ibindi bishya. Bihora bivuka buri kanya, buri segonda, amatoni n'amatoni, nta n'ikintu gikura nkabyo. Igitangaje nanone kandi nuko hari n'ubwo ubwabyo noneho birwana bigahanganira mu muntu, ibya kera n'iby'igiharimo bigatangira intambara idatuza. Hahandi wumva umuntu adatuje, ahora ahangayitse, akanuye amaso, hahandi abo hanze bumva yanzu yasenyutse, ngo hari umuntu warwaye indwara ya stroke, imitsi iraturika, arambarara hasi, ngo yashatse guha ibyifuzo bye rugari, birinda bimutesha umutwe n'umutima, ukumva yarabye, yahwereye, yapfuye. Ni benshi bifuza kugira ubutunzi bakabubona, nyamara bakibugeza mu biganza bakongera kwifuza uko bari bimereye, wenda batagitunze bya mirenge. Ninde wishimye muri ubu buzima? Ese wowe urishimye? Niba wumva wishimye cyangwa se utanishimye, ninde wumva ko akurusha ibyishimo muri ubu buzima? Menya ko kugira ibyifuzo byinshi kandi bidashyize mu gaciro, ariko uri gushoza intambara mu mutima wawe ibangamira ibyishimo byawe. Nubwo kuri ubu hari abasikama b'ibyishimo cyangwa se abanyagihuha b'ibyishimo bakwereka ko rwose bishimye, nyamara ariko uko biri ngo abahanga bazi gutahura umuntu wishimye kurusha abandi. Gusa nanone ku isi y'ubu bisa n'ibigoye. Hari ubushakashatsi cyangwa se bimwe mu bitabo nagerageje gusoma, nk'icyitwa The Happiness Hypothesis cyanditswe na Jordan Haidt mu 2006, na The How of Happiness cyanditswe na Sonja mu 2007. Hari n'ibindi byinshi byagaragaje ko umuntu wishimye kurusha abandi ari utagombera kwerekana no kwingingira abandi kubona ko yishimye. Byagaragaje kandi ko umuntu ushobora kuba yishimye kurusha abandi ari utagombera kubanza kubona ibintu runaka yifuza kugira ngo yishime. Rimwe na rimwe iyo wimye ibyishimo kakumbuka kagira gato hafi ya zero, birangira upfuye utishimye na gato. Kugaragaza ibyishimo kandi usa n'ubyihatamo byanakwica amahuhuka. Ibyo kandi ni n'ikimenyetso simusiga kikwereka kutishimye na gato.
Ubushakashatsi bwakomeje kwerekana ko umuntu wishimye arugerageza kumva ko ibyo afite ako kanya ari byo bimukwiye, ari byo byishimo bye, ntibimubuze kugira ibyifuzo yego, ariko kandi ibyifuzo bishyize mu gaciro. Ibyifuzo bishyize mu gaciro nko kuvuga uti icyumba cyanjye mfite ndagikunda cyane ariko ni gito, kibaye kinini nkisanzura kurushaho byaba ari byiza, ariko ntibimbuza kugikunda. Nuharanira kubona ibintu muri iyo nguni ukumva ko ibyo ufite ari byiza, nubwo wakwifuza kubyagura ariko bitahindura amarangamutima usanzwe ubifitiye, uzabaho wishimye. Ibi binakurinda kwigeranya n'abandi, ari byo bidukururira kunyagwa ibyishimo byacu. Uyu muntu utekereza ko icyumba cyari cyiza kandi akagikunda, akifuza ko mu gihe runaka azacyagura, atandukanye n'ujya gusura inshuti ye akavayo yakunze icyumba cyayo ati ngombe nsenye kiriya cyanjye nubake ikimeze nk'icya runaka, kuko nyuma yo kuva kwa runaka yajya n'ahandi agasanga noneho bafite ikirenze cya ya nshuti ye, maze ubundi umutima wa wundi udatenguha nta kindi uzamubwira uti kuki wahubutse ugasenya icyumba cyawe ukubaka igisa n'icya Beata, kuki ubundi utasuye Yvette kare, ubu ntuba wicujije. Nguko uko uzahora utishimye mu buzima bwawe, uhora wigeranya n'abandi, kuko ibintu byiza ku isi ho biza buri munsi, wagira ngo ni nk'amarushanwa. Uzava kwa Yvette wongera ujye kwa Munezero, ujye kwa Isimbi, usangeyo ibintu bishya bitandukanye n'ibyo wari ufite kandi wumva urabyifuje. Urumva uzahaza ibyifuzo byawe kugeza gihe ki? Ubushakashatsi bwagaragaje ko undi muntu wishimye arubasha gutahura ibyo akunda kurusha ibindi, kandi yasobanukiwe ko akunda koko by'ukuri, akaba ari byaho umwanya. Undi kandi nutagira agahararo muri we, kuko agahararo gahora gashoreranye n'ibyifuzo bya hato na hato bitaramba. Ibyo byifuzo rero by'agahararo bikurikirwa no guhora wicuza ko wahisemo ibitari bikwiye. Hari ubundi bushakashatsi nakuye mu gitabo cya Bibiliya, nko mu Ivanjiri ya Matayo 5 umurongo waho w'9 n'uwa8, Yesu ubwo yari kumwe n'abigishwa be yababwiye ko abagira ibyishimo ari abadatekereza ibintu bibi mu mitima yabo, kandi baharanira amahoro kuri bo no ku bandi. Usibye n'ibyo, hari n'ibitabo, inama z'abahanga benshi basobanura umuntu mu by'ukuri wishimye kurenza abandi. Nubwo ntazirondora zose, ariko niba wumva wifuza kwishima by'ukuri, tangira ubikoreho ubucukumbuzi n'ubushakashatsi wowe ku giti cyawe, umenye icyo ukwiye gukora mu mpano y'ubuzima wahawe ufite ku isi. Menya icyo ukwiye gukora kugira ngo wishime. Ni naha ngambaye nsubika iki kiganiro. Mwakoze kubana natwe, kandi rwose ntimuhejwe kuri BGU Space. Ibitekerezo byanyu ntibihejwe kuri uyu mwanya. Naho butaha.